minsi yashize twabakoreye ikiganiro kivuga ku kamaro ko kunywa icyayi cya mukaru. Birumvikana ko icyayi kugira ngo kibe icyayi nyine kandi kiryohe kigomba kugira ibirungo bigishyirwamo. Muri bimwe mw'ibyo birungo hari ikirungo kimwe kizwi cyane n'abantu benshi. Kizwi cyane kuko gikunda gukoreshwa n'abantu benshi igihe bategura icyayi, cyaba icyayi cya mukaru cyangwa se icyayi cyongewemo amata. Icyo kirungo abenshi bacyita umucyayicyayi. Umucyayicyayi ni ikirungo gikoreshwa n'abantu benshi yaba mu Rwanda cyangwa hanze yarwo. Umucyayicyayi ni icyatsi kimaze kumenyekana, abenshi bagikoresha nk'ikirungo mu cyayi. Nubwo bagikoresha, abenshi ntibazi ko gifite akamaro, bapfa kugikoresha gusa kuko gihumura neza, ibiryo icyayi kirimo ukumva gifite impumuro nziza. Reka turebere hamwe ku kamaro gakomeye k'iki cyatsi cyitwa umucyayicyayi. Akamaro k'umucyayicyayi mu mubiri wacu. Njye ndi mu Rwanashyaka Siriyake, mbahaye ikaze. Amakuru ngiye kubaha namwe mwayisomera ku rubuga rwa mashagmuki.blogspot.com. Bavuga ko nubwo abenshi bakoresha mu cyayicyayi nk'ikirungo mu gikoni, abandi bakagikoresha mu kwirukana imibu, ariko hari n'ibindi byinshi ishobora gukoreshwamo. Hirya yo kuba umucyayicyayi ushobora kwirukana imibu mu nzu, hari amavuta menshi yo kwisiga akorwa bakoresheje umucyayicyayi. Bityo umucyayicyayi ugakoreshwa mu nganda zikora amavuta yo kwisiga ndetse no mu nganda zikora imibavu n'amasabune kubera impumuro yayo nziza. Kuri urwo rubuga bavuga ko ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko mucyayicyayi yifitemo ubushobozi bwo kuvura indwara zo mu nda. Hari kandi n'abavuga ko mucyayicyayi yifitemo ubushobozi bwo kuvura ibibazo byo mu mara ndetse n'ibibazo by'uruhu. Kunywa icyayi kirimo mucyayicyayi bifasha abantu bakunda kubabara umutwe ndetse n'abakunda kubabara imitsi. Ubushakashatsi butandukanye bwagaragaje ko muri buri garama 100 za mucyayicyayi haba harimo ubushobozi bwo gusohora mu mubiri bimwe mu byatera kanseri. Mu mwaka wa 2006 itsinda ry'abashakashatsi bo muri kaminuza ya Gurion muri Isiraheli bavumbuye ko mucyayicyayi yifitemo ubushobozi bwo kwica tumwe mu tunyangingo dutera kanseri. Mucyayicyayi kandi yoroshya igogorwa ry'ibyo turya cyangwa se y'ibyo tuba twariye, ikavura impiswi ndetse igafasha n'abantu bagira ibibazo byo guhora bumva bagugariwe mu nda. Mucyayicyayi ishobora gusohora imyanda mu mubiri ndetse no kugabanya umuriro ku muntu urwaye malariya. Si malariya gusa umuntu ashobora kurwara bityo umubiri ukagira umuriro mwinshi. N'izindi ndwara zituma umurwayi yagira umuriro mwinshi, mucyayicyayi yabafasha kugabanya uwo muriro. Icyo kimera kandi gifasha mu gusukura impyiko kuko nazo zigira akazi gakomeye ko gusukura amaraso mu mubiri no gusohora amavuta mabi, kuko iyo ayo mavuta akomeje kwirunda mu mubiri adasohoka uko bikwiriye nayo atera uburwayi. Muri cyayicyayi kandi ifasha abagore n'abakobwa bababara mu gihe cy'imihango. Kunywa icyayi cya mucyayicyayi muri icyo gihe bigabanya ubwo bubabare kubabugira, hakaba n'ubwo bushira burundu. Iki kimera kandi cya mucyayicyayi ni ikimera cyiza no ku bagore batwite, kuko nko mu gihe cyo kubyara ngo icyayi cya mucyayicyayi gituma umwana avuka vuba kandi bitagoranye cyane. Mucyayicyayi kandi yongera utunyangingo dukenewe mu maraso CD4 cyangwa CD4 ku bantu babana n'agakoko gatera sida. Bityo icyayi kirimo iki cyatsi cya mucyayicyayi cyangwa iki kirungo cya mucyayicyayi kirwanya indwara zitandukanye mu mubiri w'umuntu. Kubera iyo mpamvu abantu babana n'agakoko gatera sida baba bakwiye gukunda gukoresha mucyayicyayi mu cyayi kurusha uko bakoresha amajyana asanzwe. Iyo ukomeje ugasoma urubuga www.pressesante.com bavuga ko mucyayicyayi ari ikimera cyifitemo ubushobozi bwo kurwanya umunaniro, icyo benshi tuzi nka stress, ndetse kikaba kinafasha abantu bakunda kubura ibitotsi bagashobora gusinzira neza kandi vuba. Mucyayicyayi yoroshya ububabare mu gifu ndetse ikanavura abantu barwaye grippe, ngo ni nziza cyane ku bantu bakunda kugira ibibazo byo gufatwa n'imbwa mu gihe bari muri siporo cyangwa se bakunda kubabara mu mpiniro.
mu gifaransa bita articulation. Kugira ngo umuntu amenye urugero rwa mucyayicyayi akwiriye kunywa, ngo yapima garama 15 z'ibibabi byayo akabibiza muri litiro y'amazi, nyuma akanywa itasi imwe cyangwa ebyiri z'ayo mazi nyuma yo kurya. Kuri urwo rubuga tumaze kuvuga haruguru, bavuga ko atari byiza guha abana icyayi cya mucyayicyayi kuko gishobora kubatera za allergie cyangwa se ubwivumbure bw'umubiri. Ni kimwe no ku bagore batwite, ngo bagomba kuyinywana ubwitonzi. Uyinywa akabanza kumenya neza ko nta kibazo cya allergie cyangwa se ubwivumbure bw'umubiri iki kirungo cyamutera. Iki kirungo cy'icyayi cy'umucyayicyayi bivugwa ko gifite inkomoko mu bihugu byo muri Aziya nk'Ubuhinde, Thailand na Sri Lanka. Kirimo intungamubiri zinyuranye nka proteine, kalori, ibinyasukari, vitamini A, vitamini C, vitamine B ya mbere na vitamine B ya kabiri, vitamine B ya gatatu, iya gatandatu ndetse n'iya 9. Iki kirungo kandi kigira n'imyunyu ngugu nka calcium, ubutare cyangwa se abenshi bazi nka fer, magnesium, phosphore, potassium, sodium, zinc, umuringa, manganese na selenium. Hanabonekamo kandi ibinure bya omega 3 na omega 6. Umucyayicyayi uziho kuburwanya na mikorobe. Umucyayicyayi ufasha mu kurwanya no kuvura zimwe muri mikorobe zifata mu kanwa, cyane cyane izitera amenyo gucukuka. Umucyayicyayi ushobora kugufasha kubyimbuka niba wabyimbiwe ku mpamvu zitandukanye. Kubyimbirwa bitera ibindi bibazo mu mubiri birimo indwara z'umutima na stroke, nk'uko tubikesha Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Mu mucyayicyayi habonekamo citro na gerenio bizwiho gutuma uba mwiza mu kurwanya kubyimbirwa. Umucyayicyayi wifashishwa mu gusukura umubiri. Iyo havuzwe gusukura umubiri, haba havugwa ubushobozi umubiri uhabwa bwo kwikuramo imyanda n'ibisigazwa bimwe na bimwe biba bishobora kubyara indwara zinyuranye nka kanseri. By'umwihariko ibiboneka mu mucyayicyayi bizwiho kurwanya imikorere mibi y'imitsi yo mu rutirigongo. Umucyayicyayi kandi wakwifashishwa n'abashaka kugabanya ibiro bafite ibiro by'umurengera, kuko uzwiho gutuma umubiri ukorana ingufu mu byo ukora, bityo kunywa cyane cyane mu gitondo bituma umubiri uza gutwika ibinure, bityo ibiro bikagabanyuka. Gusa bisaba kutawukoresha buri munsi kuko bitaba byiza nabyo. Ikindi, umucyayicyayi ushobora gutuma umubiri usohora amazi. Kenshi gusohora amazi mu mubiri biba mu gihe cyo kunyara. Umucyayicyayi rero ufasha gutuma wihagarika kenshi, bikaba byiza iyo unafite ububyimbe cyangwa se ikibazo cy'umunyu mwinshi mu mubiri. Umucyayicyayi ushobora kugufasha kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Umucyayicyayi bivugwa ko ufasha abafite umuvuduko ukabije w'amaraso, aho kuwukoresha bifasha mu kuringaniza uyu muvuduko. Aha ntusimbura imiti isanzwe ikoreshwa mu kurwanya cyangwa se mu kugabanya umuvuduko w'amaraso, ahubwo ufatanya na ya miti kuba ku gipimo cyiza cyangwa kuba ku bipimo byiza. Umucyayicyayi ufasha mu kuringaniza cholesterol cyangwa se ibinure bibi byo mu mubiri. Cholesterol yizamutse biba ikibazo ku mutima ndetse byanatera stroke cyangwa guturika k'udutsi two mu bwonko. Bityo kunywa icyayi kirimo umucyayicyayi bifasha mu gutuma cholesterol mu maraso igabanuka. Aha twavuga nk'icyitonderwa, umucyayicyayi nubwo tubonye ibyiza byawo, hari abo ushobora gutera ibibazo, bityo bakaba batemerewe kuwukoresha. Zimwe mu ngaruka zizanwa nawo twavuga nk'isereri, gusonza, kuma mu kanwa, kunyaragura no kumva unaniwe. Birumvikana ibintu byose bigira ibyiza ariko bikagira n'ibibi byabyo. Iyo rero tugiye gukora amahitamo, tuba dukwiriye kubanza kureba niba ibyiza by'ikintu ari byo byinshi kurusha ibibazo cyatera. Umucyayicyayi twabonye ko ushobora gutera ubwivumbure bw'umubiri. Ibimenyetso biri mu bwivumbure bw'umubiri cyangwa se icyo twakwita nka allergie harimo gusesa ibiheri no kwishimagura, guhumeka insigane no kuba umutima utera udihagura.
cyangwa se umutima utera nabi. Kubw'ibyo ntiwemerewe gukoresha umucyayicyayi kenshi mu gihe utwite, mu gihe ufata imiti isohora amazi mu mubiri, mu gihe ufite uburwayi bw'umuvuduko muke w'amaraso, kubera yuko tumaze kubona ko umucyayicyayi ushobora kugabanya umuvuduko w'amaraso ku bafite umuvuduko ukabije w'amaraso, no mu gihe ufite potasiyumu nkeya mu mubiri. Nshuti bakunzi bacu, tugeze ku musozo w'iki kiganiro. Tubonye neza ibyiza byo gukoresha ikirungo cy'icyayi cyitwa umucyayicyayi. Mbibutse ko iyi ni channel Murwanashyaka Siriyake. Nge nari Murwanashyaka Siriyake nk'ibisanzwe, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Ndabashishikariza gukurikirana ibiganiro twabashyiriye kuri iyi channel, kandi mbashishikariza no kuzakurikira ibiganiro byacu bitaha. Imana y'amahoro ibahe umugisha, naho ubutaha.